Ndi papa Sava. Umva papa Sava, icyo ngiye nagira ngo nkumenyeshe nuko aya mahirwe ufite uburi gutera inyoni. Ukuntu ndavuga amafuti yawe ukiterera hejuru ukijugunyanga ukagira ngo ahari uri igipfa amatwi cyangwa uri umuntu utumva icyo nkubwira. Umva papa Sava, uzanyifuza utakimbonye. Ariko rero nuko abantu bagira gutya ukavuga ukabona umuntu yakwihoreye yacecetse nawe ntabwo rishyashya. Ngo nanjye ntabwo ndishyashya. Wari wabona mu kabari se nagiye gusengerera abagabo niriwe nagaguzwe amafaranga reka uciye ha wese fata icupa uciye ha ndimba wowe iki rero nawe wowe iki hari akanyama nibura uzamukana ngo uzaniye umugore. Ntabwo ugenda nakubwiye ngo hano hari ibibazo ibi nibi. Wowe papa Sava twashakanye wari narimwe mu buzima bwawe wanafata ibiro 5 by'umuceri ngo woherereze iwacu. Ariko maye ngo nagiye ngo nakugavuye ni nakwibye amafaranga ngo njyane ikintu iwacu. Mbese ubwo ngubwo nabo ariko papa Sava akwibwe nibyo bina abantu bakoye guteranira hejuru. Yego ye akujya wireba papa Sava. Wari wambone iwanyu ntajyanye igitenge, wari wambone iwanyu ntajyanye ishati ya so. Ko ari ukuri umugome nta n'umutima ugira. Amafaranga yawe uguramo ibyo ngibyo uguramo n'ibyo ujyana iwanyu. Wagira icyo ujyana wagerayo nkavuga ni wanyibye. Hanyuma se iyo ndi kukwaka amafaranga njyana iwanyu naye nakwaka amafaranga njyana iwacu ukayampa. Uretse kumbwira ngo nta mafaranga mfite yakiri. Hanyuma yakora papa Sava nakumenyeshaga yuko uzanyifuza. Izina ry'Imana uzanyifuza. Reka nkubwire mama Sava na rwose nuko nyine ariko akunda umuntu avuze ati mfatira nundi. Ubwo ari watangije ikiganiro nka najya nkaceceka ubusurunu rw'urugore ruraje rufashe icyo kunywa igikonje rurazanye rubonye umugabo ari muri projet ari mari bya agomba gukora bizabyara amafaranga wicanga usomyeho rimwe usomyeho kabiri ntacyo nzaniye ubije kuvuga iki. Ufite ukuboko kumwe hagira abiri wahagurutse ukajya kuyihereza. Ese si ibyo mbavuga ibiki se ubuvuga ubwo ikintu wowe kutarahaguruka ngo ujye kunzanira icyo kunywa. Hari igihe reka nkubwire agenda acishagamo nkakokeza. Reka nkubwize ukuri n'ubundi ibi bintu byose nuko witeretse uba wumva nyine ngo uramfite ngo nta hantu nshobora kujya ngo sinabona nyine. Umva papa Sava nzagenda unkumbure. Papa Sava nzagenda ukumbura ukuntu nagusasiraga. Papa Sava ukumbura ukuntu nagusekeraga. Ukumbura ukuntu iwawe hahoraga urugwiro kubera ko mpari. Nurangiza noneho ikigeretse kuri ibyo ngibyo ninagenda uzana kumbura amafuti yanjye. Ariko zawe mugira ibyo murata amafuti se ni bande batagira batungi bane bayagira atungi na manudi ntibagira amafuti ariko umuntu abura bagira se nka yawe. Ako mama Sava usibye ko umuntu akunda undi bikagera aho ngaho bakabana bakabumwe ubu koko ukuntu ubu mbona ndakajene bamwiranye n'ibyo biro. Ariko akajene wabuze iki se ngo ujye gushaka undi mugore mwizara. Wowe ubona hari umugore wakwemera? Wowe hari umuntu wakwemera? Ubu ntamubura. Sha papa Sava ni do wowe ugize umuntu kwemera naramenya yuko nta n'ubwenge agira. Urashaje uruhara rwatangiye kuza akananwa karamanutse. Arewe nyitiginyuraho de yewe akufite amataya mbereye se. Umva ukungana gutya ntabwo nabura unyemera. Baraha Kandi njyewe ntabwo nakwemerwa n'abantu b'abasaza bangana nawe. Akajene keza gateretse neza gafite ibituza. Urumva? Barengwa nabi n'umwana w'umunyarwanda. Nekoye. Ubu uranyitiginyuraho urya. Ubu urabura ko urareba ukabona nabura n'ikingorongoro kinyemera cyangwa ikigoryi cy'ikigorya. Ikigoryi amenyine cyakoze n'ibigoryi byakwemera n'ibingorongoro bamugani wawe. Ari nibyo mbavuze rero nibyiyumva ariko bikaba byanyemera. Ubwo ukabashatse kuvuga ko ari njyewe. Njye ntabwo nakwemeye umeze utyo. Nakwemeye uri umusore muzima. Reka ubu ngubu usazanye amahane naga. Gusa ninde wayatangiye ninde nyirakano? Nyirakano. Dore utari nyirakano. Navuze se uraceceka. Akosha munsi nabonye umusore. Arihe mama Sava? Sheri wanje rukundo rwanjye my love ariko mana yaya itese kandi wowe umeze ute sheri ariko dore ngo nari mfuye habuze gatonya
Mana ishimwe ko nza ahantu utuye ubuzi ko nicaraga nkumva sindi guhumeka umwuka ukabura ariko ndagukunda rimwe na rimwe mbona amagambo bivugamo umfashe agakobwa nawe sheri nusu umeze neza meze dore neza urukundo rwanjye dore uwuzuza interuro zanjye neza akira bada soma ongera numvise bavuga ngo erega iyo umuntu aho umugabo aramuha akamuhata akira nkongere iyo wari umeze neza umva ntabwo nari meze neza mu gihe by'amasegonda bishize ariko ubu ndumva ameze neza amaraso yanjye ndumva ari gutera mu mubiri ndumva ubwiza bwanjye bugarutse muri make nyine meze nk'umuntu wari waguye muri koma ariko kuba nkubonye nyine ndumva ngaruye ubumuntu ndumva nongeye kuba njyewe yakujemo bitese si ubu ngubu nari kuba nde ntakundana nawe ko nta gisobanuro cyanjye gihari ntari kumwe nawe sinshobora kuryama nijoro ngo nsi ubu nta soni ufite mbabarira ngo wishimye kuko ubaye utari gusomaho kabisa no gupfa njye napfa ubu nta soni ufite zikize ese ibi ni njye ubikoze mva muko wahaguruka ukansohokera mu rugo no kuryama muri iki gituza mana we ikimeze neza ubu nibwo mbona ko ubuzima bwanjye bwose nari narabubuze none se byagenda bite iyo umuntu agize amahirwe umwana akamwikundira ntese mwirukane uzi ko mu kinyarwanda bavuga ko inyamaswa iguhungiye utayica cyangwa ngo uyigirire nabi wakunzwe urumva ugezweho none ese ko waba biguye gukomeza uragira ngo bigende bite nyine urumva birimo kuza se ndumva ameze neza noneho urumva amahoro ari guhinda tekana ndakugira imana noneho impumuro yawe ni nk'uturabo duteye muri jaride bamennyemo amazi ariko mana ndi umunyamahirwe ariko oh my god gusa gushigikira ndabimenye yawe ese umuntu nkunde se mwanjye nasohokana se mukamvira ahangaha tukubwira hasi habaye iki wasohokana nawe mukajya gukundanira iyo hirya aho ntashaka kubona birakubabaje urabona wabatirishije noneho birashimishije ngoma amashyi uzimura uragapfa ahubwo yego mutuzo noneho urumva iyo urukundo rugenda rusanga umuntu ntabwo yarujugunya uko yiboneye ariko ni ngombwa yuko mvugana n'uyu mugore wanjye tukareba uburyo ki tukwakira ukaba uwanjye nyine sibyo mwese nk'abasaranganya urukundo sibyo bitabaye ngombwa yuko twiterera hejuru ariko hari ikibazo none se ko numva ibyo bintu uri ukabivuga gusa ukanongeyeho ngo sheri nyine urumva sheri nyine ndifuza ko waba ugiye hanze nkaganira n'uyu mugore wanjye mukuru nkareba uko tubyaranja ku buryo utazahogora cyangwa ngo wahogore okay suzi kuririmba ngabo banze uririmbire indirimbo nziza y'urukundo ko numva asa n'uwasaraye wa oya ihorere mwana w'ibuhoro ngo abawe bakwihoreze ihorere nk'ako ngako wumva ko batagataremo nyine numvishe yuko uzi no kuvuga ibisigo ngaho mvugira murihangana kuko niko gahunda zimeze ihangane urukora urunoza rwawe uteruye aho ngaho kana n'isoni
biba bigoye ubundi umugore gusanga undi mugore mugenzi we ukavuga iby'urukundo ariko nagira ngo mubwire ngo mahoro yanjye karabo kanjye unyiziye unkunda birenze nanjye nzaba uwawe umutima wanjye nawugize jaride nkugira umurima nararimye nuko ndasanza nteyemo utubuto tumera neza turabo twatwo nitwo tuguhumurira nzakugira uwanjye ntuzarira ngo uhogore mpare ngomba kuguhoza keretse amarira y'urukundo niyo nzahanagura gakeya kugira ngo utababara muhora akeya nzahora urubana. Thank you. Okay, noneho kugira ngo ngende nyine hari isengeri wambayemo mo imbere wenda nyine ngo yimpe nubwo mba ndi hanze tube tutari kumwe ariko basi mbe ndi kumva nyine n'icyuya cyawe ukuntu humura. Ko nayo ubwo nyine urampereza uwo mupira ariko uraba ugiye hanze mbe nganira n'umugore wanjye nta kibazo ariko nyine urawumpa kugira ngo nimba ndi hanze mbe numva turi kumwe basi mbe nkwihumuriza numve kuri hafi yanjye kugira ngo urembe se bisaba ibindi binini cyangwa iki wajyana umupira da ako se ndasigara mbonuje wa oya sheri akiye nanjye ungumane wumve ko ndi hafi yawe muhorana yego wa suko se ntutinde reka nganire baravuga mu gifaransa ngo lorsqu'on parle d'un diable on voit ça que iri kuvuga shitani uhita uyibona muri izo twarya ngo njye nakundwa n'ibirimo harimo n'ibigorogoro n'ibigize bite reba taye we reba taye ureza agatuza k'inuma itashye kure uri kwisomeshwa umukobwa imbere yanjye nta n'isoni ukuyemo umupira urawumuhaye wavuze yuko nawe uzankunda se ubabajwe yishima nezerwa ntukababazwa nuko mugenzi wawe yusije ikivi twazarubona arushye uyu nguyu genda uryoherwe ariko ubwo warushye genda uryoherwe hari abatandukanira amezi ikibazo ni iki utakwihanganira kuba mu kuzimu se mbayemo ninde naze nawe ayihanganira kubana nawe wagiye mu kuzimu urabyibuha abandi bari mu gukora ubusa mbyibuhijwe n'urukundo rwawe cyangwa mbyibuhijwe n'ibigeragezo ntera ariko hari undi mugabo ku isi wari wabona azana indaya mu nzu indaya hari uwo mpamagaye telefone niri hari uwo mpamagaye yaba utamuhamagaye ukwiye kwitwara kuri imbere yanjye ariko umwana Jafe yarwaye amuru ureze ko arwaye amuru avuga ko ankunda ukaba wari wavuze yuko nta n'ikigoryi cyankunda uragira ngo bigende bite reba inzobe ariko itarimo kwitukuza no kwiharura we inzobe inyoye umwana ukeye nyirimitoma nyirumutuzo umwana w'amaso meza uramubonye yego nawe umuyumbu wawe si mwiza ariko nanone nibavuga abamarayika jya utandukanya ihene n'intama kabisa mukaragira ryazunguza ibuna havugana ariko noneho bariya bicaye hariya ruguru nabo baze kuzunguza turebe uko bigenda kazunguza ko kanwa kawe mu kuzimu wanjye geraho n'icyuzira kanwa kawe kameze nk'akuzuyemo abazimu niba nanjye bapakiye mu kanwa we bapakiye muri uwo mutwe wawe wajyana wuzuye yego rubanda se niba ari kubibona ese so kujya kureba amaraya yawe usuranyirukanira iki ko nicaye kugenda uvuganira amaraya yawe atwaye umupira nsigaranya agashwabazi noneho imanigirana ntiwari wanyimye niyo yuko uyahariye ko utayimwatse se urukundo ni rwogere urukundo ni rwogere urucira mu kaso rugatwara nyoko inkoni ikubise muke bahita uyirenza urugo kuko ejo izaba yibasira amabuno yawe wishima ubwiza ukagira ngo urusha abandi uwimirijwe n'Imana agira ngo urupfu ntirugira inkaka cyangwa ntiruzi kwimya utagira ngo ni imigani ndi kwandika
imo kubwira umuntu uba guhereye kare akavuga ngo nta n'ikigoryi n'ikirimo arimo cyagukunda ari indese ari we nyagasani se mbo ngira ngo urabibonye ko nkunzwe kandi nkundwakajwe nyihanganira njye kumureba turebe ukuntu umugenera 80 ku rukundo ruri mu mutima wanjye nawe veni uyisigarane ndaje ndakubwira burya rero ntabwo nari nkwizeye neza uzi ko ikiraka nari ngiye kugitanga numvaga nkakubise ikiriya kiraka nyikubise nka kariya kagore kanuza kahatunge ariko kaza kakamera nk'agasazi kakabijwarabanga kakabivanga ariko noneho uririye wigira utya mbona urugore ruramwaye amaso arumanutse yesu we mwese ukuri imitomo wari wayipanze ariko ngereka nkubwire niba dupanze ibintu nkakubwira yega ibyo bintu ndabikora ujye umva ko ndi bubikoresha nakwisha akwirika nkubaza iyo ndebye mbona ute umbona ute ko icyo kintu kimuriye ndamubwiye ntidebe umwana uzunguza ibuno ngaho nawe urya rizunguze turore arahekenya mbona yesu nizere ko ariko uzi ukuntu cyakirimo kuvuga ngo ngiye ngo ngukongana uko ngo nta n'ikigoryi ngo cyankunda n'ikimenye purani mba mfite n'ikimenye purani mba mfite evana shanga aho agira nyine nigendere kabisa aya ngaya yo ntabwo rwose navuga ngo ndahombye ariko nawe watinze neza uzi ko wagira ngo neza nta kintu na kimwe wari uzi wendaga no kunyirekuza ariko kera twakinaga teyatere egora ubwo se ubwo ayo mafaranga uri kubara nangahe twumvikanye 200 se reka wafite uragira fuade ntabwo byakunda fuade ako papa urebye imbaraga nkoresheje hariya wowe uzwe rwa mbere mu buzima bwawe nibonye ndi kwiteretera ndaje rega ndakurira n'icyo mva mbabarire yakube kabiri ubundi twumvikane ngende nishimye nkuko nawe ngusize akazi kawe nko gukore neza ngende mu mahoro ako nawe urumva aho ngaho waba umubitiye mwigunira kabisa nabo nguko biteye mwigunira uhereye kuye ku bintu byose nkoze ari ubu we ntago wakishima ugashimira umukobwa ati cyakoze wakoze neza uziko n'igifu bwacyo gitangiye kundya oya papa sawa ko nanjye mvuze ni nta na 5 ndi bugabanyaho ndayaguhera rimwe yose ugende kabisa ntago byakunda yakube kabiri ahubwo mpereza vuba nigende ese ubwo kuyakuba kabiri komba ntabiteganije urumva utabigoranye ntago irego nese wayebura ubu hano waburiye 400 koko papa sa ya 200 niyo nari nateganije nkuko twayavuganye ntago bikunda kandi nawe urabizi yampereza kandi hari igihe nzaguha ikindi kiraka nanone abesha ntukantega iminsi nyine icyo gihe nikigera nzaza nabwo tuvugane nk'akazi ariko ntapana ibintu bya service ngo nkurekere amafaranga yanjye nkafasha yangaya ntago bikunda papa sava mpereza ibiceri byanjye nigendera kandi ntituve hano tuvuganye nawe wivuga nabi waretse ukagenda ko nzagushaka tukabiganiraho ntago bikunda ntago bikunda yampereza ahubwo atazana hano akadusanga ese reka tugende noneho ku irembo noneho nyaguhere ku irembo hejuru y'icyariho wa niba yo kujya bamere ku irembo wayampereje nonaha mpereza amafaranga yanjye yuzuye ese waretse nyine wowe uretse nguterure gutya sibyo ako suguri mu biki wande nyine nguterure uburamutse nkubisasi waba uri mu biki uburagira kumpondagura hano ndajya kuza gukorera ibiceri byanjye avewe yahave ntukazana ibintu by'imikino uburamutse urinze kumena naba ndimo ndi mu biki hanyuma se muri mu biki nari ngiye kumuterura ngo urukundo ndugeze hariya yari yemeye yuko atazanabigarukamo kabisa uwanshakira amafaranga 200 hariya yazane nyamoye yigendere ibintu byose biraba byarangiye 200 sahinze oya ahubwo sina 200 gusa numvaga uri kuvuga yuko ngo ari bukube kabiri ngo nayo ngaho ifite mu ntoki ubwo ni 400 waturaza imishwe ngahe se nebura ngo tuzagukuremo inyungu madara cyangwa wahinze akahe karema ku buryo ariho nzashingira mvuga ngo 400 byanjye byagiye muri uyu murima uzera
harya wowe ngo wiyemeje gushaka abatwikira ibyaha byawe baze bakuvuganire, reka sinakubwira bagutwikiriye. Mbese ngo ufite urukundo rwawe, no mu ijoro usaza gutwikira, bazagutwikira ibyo byaha byawe, no mu ijoro uzabijyana uyazaza kugufasha mu ijoro. Abanyarwanda yaciye umugani ngo ubu babonwa n'uhagaze. Uranyumva? Nkurira iyo mbeshe mu rugo. Niwe ndi kuvugana nawe mukobwa, nsohokera mu rugo. Papa Sava, uraramuka ukoze ikosa ryo kugira ngo mbure 200 mu nzu, ayo ufite mu ntoki, ushaka ahandi utaha. Nizere ko twabyumvikanye. Nkurira uwo mukobwa mu rugo. bavuze ngo ushinguke ahangaha, ndabiguha se ndabiguha. Shingukira mu rugo mukobwa, kandi ntutume imanuka aho ngaho. Fatanye n'impero z'ibyaha. ubundi so ugiye kwasa mugatuma ibintu byose bijya hanze. Kandi umenye ko bitarangiriye amafaranga uzayanyishyura. Uburyo bumwe cyangwa Nese sinari nyaguhaye siko akabyishe. Kitazi ibintu by'imipango gusa. Yego cyakoze uragaragaye ntubuze byose. Babonye abagukunda bakwitayeho. Washakaga kunyereka yuko uri umuntu ukomeye, utabura abagukunda. Uzapfa utyo.